kuborosa yamaze nk'iminsi nk'ibiri yose yose we Soma nyiramenyo gute cyangwa mama reka ninywere simba nabishyaje bashatse bagahurirayo n'umuntu ko nabonye na Keti Bashabe bitaba byoroshye hamwe n'imbwa yiwera naso ndushibiga ndakurusha ujya muri Jets Comedy we tugeze gurano ndebura moka none moka mbyumva moka umugabo washatse umugore gusa amoka gute none so wabonye Keti Bashabe n'abatateye imitoma imbwa yiwe ngaho yebeba nawe njyewe ngo nzayibasa yewe nturebe niyo nyamaswa izikunda kuri ibi hano ndi kubona bitoroshye dusubije amaso inyuma hari uwagize gutya we asambanya inkoko we bagiye kumureba basanga ku gitsina cye ngo huzuye amaraso ndetse no mu kabuno k'inkoko naho ngo harimo amaraso menshi. Umusore witwa Manuel bamwegereye ngo ahita yemera ko yasambanyije inkoko igahita ipfa. hawuze ibi ni ibiki noneho mana yanjye hano mu mutwe wanjye mfitemo akantu bita tekinolojiya eregani dukomeje niba biri kuri iyi mihanda nuko koci Gael ati burangiye vuba nshobora kuzabazanira Chris Brown muzehe punguza isukari muzehe akoze wamungane ubuze ko mbona na wa wundi ufite asigaye yigana abantu ibisimba itindaho nyaboneka nikomereze ubu ntibikwangira ngewe nzehora mfite n'umuvandimwe wanjye wagiye United State yaturutse mu nkambi ya Gihembe witwa Manase umunsi urize cyane yewe ndi kubona bitari byoroshye nubwo mu cyumweru gishize mu mupira w'amaguru kaba karabaye hehe abareyo bararikoroza we nayo mwijoro abantu baravuga ngo abanyamakuru ngo bavuga ngo imisifurire ngo barakritika iyi match nyentatsi nanayisoreza hano mbega ibintu we mbega mahano mbega ishano ibi bintu kafi bibonye aba basifuzi usibye kubahagarikana bafunga ko byarangiye ari induru dore ko yahise inatakariza igikombaho maze Kenisi atakavuyo kabereye i Bugesera buriya katewe n'itangazamakuru mvuga rimaze guta umurongo rimaze guhinduka ico ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please dibu nimpamagara nditaba ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye Mageragere Kabaya harye twande Mugesera yes bagenzi be bakibyumva bati nyaboneka niba koko abantu bose barebwa n'amategeko akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo ashobora kubafata akabagereranya n'abajenoside bakoze jenoside. Kastari wati ngiye ofo urumva ku mutima w'ibyo yavuze siwe wa mbere udushinjije cyangwa se uduketseho mu itangazamakuru rya siporo ko twakora ibirenze twakora cyangwa se twatanga ibirenze ibyo dutanga none siwe wa mbere ngicyo ndeba gikuru mu byo yavuze nuko twakwisuzuma tukishungura nicyo ndimo ndeba igikuru ngiye mu mutima
hanyuma ibindi bitanoze uko yabivuze n'ibiki ibyo ari byo byose rwose niba yarengereye inzego zibifitiye ububasha muri iki gihugu turazifite zamukurikirana gusa n'ubundi birangira bareyo umuntu iyo ari mu kiganiro agakenera nko kujya kwihagarika mu murushya akagenda nta kibazo ni murakoze iyo ako si ubundi ubungubu turetse n'akavuyo kabereye hariya baca umugani ngo umanika agati niyo mpamvu yabuze igikombe none uri umufana wa Rayon ikintu cya mbere ugomba gukora ngo ukubanza kumenya kwikiza urwagasi ukavuga ati wanyotawe ndakwishe ngushyize ku ruhande ndamanutse ngiye gufana Rayon yacu ariko nibyo rwose menya nta muntu umurokora ufana Rayon guza tuvuye aho ngaho yari ibindi mbona minisitiri wa siporo umutima wahagaze kubera aperi 2 seconds later. Gets it out. Needs to go for the shot. Goes for the shot. It goes high up. Oh! That is sensational! He gets the 3 points. umupira uraryoha pe umuntu udakunda umupira akwiriye kwitaba muganga akabwira muganga ati ndebera ikibazo mfite mu buzima bwanjye mba numva bitameze neza cyane attention kandi namwe baganga abadokiteri b'inshuti zacu rwose bantu mufite amavuriro umuntu akiza kwivuza ujye umubaza ati ukunda umupira ujye ubanza umubaza uti ubu burwayi ufite waba ukunda umupira muzehe punguza isukari muzehe nabonye na Emery yarakoze ubukwe we rero umunyamurenge niwe uvuga ngo nkohereje muri honeymoon ugende yuja ubukwe bwanjye buzatinda kuko imbaraga zigendeye mu bwa Emery uretse gato kandi na Yamana afite ubukwe we Yamana ni umugabo mukuru w'imyaka 37 akaba afite umwana nawe mukuru w'umumotari hariya mu Gatsata umva ko ntago ari umwana Yamana ni mukuru ntago waba ufite imyaka ingana gutyo ufite n'umwana ukora ikimotari utwara abagenzi umbwire yuko ari umwana ku mihanda kwaba ari ikintu bita umunwa uyu witwa Sandrine we noneho abagiye muri kometa agize ati ese umukwe wacu ko numva ngo akina bare nkaba naramubona mu kibuga kati akamara ati umukwe wawe nande menya Sandrine babwiye ari uyu nguyu wajya akifatira umunyonzi shaho turabazi musigaye mudufata fungo shaka kumfata kuko muri abantu bahagaze hano koko ushaka kandi genda uzari sifungo iri si hotel mpamagare ringo mutanga nimero biremeza ugata nta telefoni amushyiramo mama wawe Nashyiramo ni shaka kunyoherereza rigume umusupira saa 11 ugomba kubanza ukamubyoroga ngo gafaranga bagize gutya ngo baba mukatiye imizi 30 y'agateganyo ubyakira ute ubonye murava asohotse yiruka uba uburenganzira bwanjye sibyo uba uburenganzira bwanjye mu by'ukuri uri umunyamakuru
kandi dukunda ariko rimwe na rimwe nubona byabaye bombori ni views ziba zabuze uwarihuse yarapfuye uwihuse yarapfuye atarabona urwego tugeze God have mercy upon us. Harya Madri warabibonye nawe umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa nawe si umugore ukubita umugabo we umugore ukubita umugabo aujourd'hui aussi c'est un autre yakubise mugabo ibyo ntabwo ari njye ubivuze nubwo perezida Macron yavuze ko ngo bari gukina aujourd'hui aussi c'est un autre abagore muratumana n'ukuri le monde part en couille ariko umuntu w'umugabo kabisa dufata imitwe harya Kenisi uzi igifaransa ibyo mvuga ndacyandika mbwira nandike leta iri kwirukana mu gifaransa yandike rwose yandike mu gifaransa uturaho nandike leta iri kwirukana yandike rwose ariko uyu muvandimwe nawe ariko nawe nikunanira tukweguze haku ubundi kare wowe iyi nkuru warayibonye ntabwo ari Macron wenyine sinzi impamvu n'iyi ngingo twakabaye tuyivuga wasa uriya yamusunitse wasanga njye naje ndi yishye ebyiri kuya ni perezida w'igihugu kandi mu ruhame bose ni abagabo Edith mbabarira umugabo ahora ari umugabo kerekeswa umwanya ari none se ncebyiri nimba wanaziriye waziririye mu ruhame bazanga ko afite umuruho wa danje mwebwe mubona ngo ari umubyeyi mwiza kubonye ko ari umubyeyi mwiza ntabwo ko ari umugore mwiza ari igihe umugabo yumiwe ari igihe twarindushye twarindushye niba kabitaho kubera nyine muri abana mukabona ko aramurenganya kuba adakunda gutataha ibicuku ntabwo mubizi burasi ko basanga yararushye ubuze niba bimeze uko ubwo mwebwe bite muri kwireba mukumva agahinda karabisha so ari siporo ibaho yajyanye umuntu iyo ari mu kiganiro agakenera nko kujya kwihagarika mu murushya akagenda nta kibazo ni murakoze erengani nubwo byifashe ku mihanda yacu kora subscribe uwo munsi like share na comment amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus